Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Reka nawe ugifungura iyi video tugusabe gukanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibyiza byose tugenda tubagezaho, kuko nitwe kampani ya mbere hano mu Rwanda ibarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ubwo turavuga amazu, ibibanza, amasambu, kandi ku giciro cyiza cyane. Nk'uko rero mwatangiye mubibona kuri video ku mashusho, nuko tutagikorera ku Muhima kuri Yamaha, ahubwo ubu ngubu twimukiye mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House. Mu nyubako ya Centenary House ubu ngubu nimwo dukorera, ni muri etage yayo ya kabiri. Uzamutse muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe, noneho ukagera muri Nzuri Business Group Limited, ukaza tukagufasha kugurisha umutungo wawe kandi vuba, ari nako tukurangira umukiriya kandi byihuse cyane. Si ibyo gusa rero, kubera ko serivisi tubagezaho zo ni nyinshi, tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Nyabuneka ari nako kandi tububakira. Yes, nk'uko rero muri kubibona ku mashusho, ni ikibanza kinini cyane, nubwo wacyita isambu byaterwa nuko ushaka kubyita, ariko ni ikibanza kinini cyane. Iki kibanza kikaba gifite ubuso bwa metero kare 7,200 metero kare 7,200, ni ukuvuga ngo ni hafi hegitari yose, hegitari rwose ibura gatoya kugira ngo ibe yuzuye. Iki kibanza rero kikaba kiri mu byanya byahariwe inganda, ahazwi nk'imasoro cyangwa se muri zone industrielle, cyangwa se bamwe bakayita muri free zone. Ni hano rwose mu mujyi wa Kigali rwagati, ni hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, ahazwi nka Masoro cyangwa se free zone. Ngira ngo inganda murazibona rwose hano aho zidukikije, inganda nyinshi cyane mugiye muzi, zikaba zose ziri muri iyi zone. Iki kibanza rero nacyo kikaba kiri ahagenewe inganda, bivuze ngo iki kibanza wakigura nawe ukacyubakamo uruganda rumwe cyangwa se ebyiri, kuko bitewe n'ingano yacyo ubuso 7,200, ni ukuvuga ngo hano habasha kuvamo inganda byibuze ebyiri, ibibanza by'inganda byibuze bibiri, ariko kandi kuba bizi neza ngira ngo na bitatu byavamo, kubera yuko ngira ngo ubuso bw'ikibanza bwemewe ahari ni metero kare 2,200 gutyo. Ariko nushaka kubyite bibiri, nushaka kubyita ibibanza bibiri, buri kibanza gifite metero kare 3,600 kugira ngo habe hisanzuye. Iki kibanza rero turi kukigurisha, kandi tukakigurisha amafaranga make cyane ugereranyije n'aho giherereye, ugereranyije n'ubuso gifite cyangwa se nuko kingana. Iki kibanza kirahendutse. Nyabuneka muntu ushaka kubaka uruganda mu buryo bugezweho, muntu ushaka kubaka uruganda mu byanya byahariwe inganda, murabona politike ya leta no kugira ngo abaturage babeho mu buzima bwiza. Ubu gahunda ni ugutandukanya inganda n'aho gutura, ni ugutandukanya inganda n'aho ubundi bucuruzi. Nta bintu byo gukorera inganda mu ngo cyangwa se mu maduka n'ahandi, ntago ibyo byemewe habe na busa rwose. Niyo mpamvu tukubwira tuti iki kibanza ntabwo gikwiriye kuba kigucika. Niba wowe ufite amafaranga yawe uko yaba angana kose, apfa kuba ari amafaranga yagura ikibanza. Iki kibanza rero akarusho kacyo nyine nk'uko nabibabwiye, kiri ahantu cyegeranye n'izindi nganda, kandi noneho kikaba kiri mu nganda nyirizina, kikaba gitunganyije, ari ikibanza gishashe gusiza bitazakuvuna pana bya bindi bihanamye. Ikindi cya kabiri, akaba ari ikibanza kinini cyane, kabone n'ubwo waba ufite amafaranga yo kukigura gusa, ushaka kukigabanyamo kabiri, noneho ikindi gice nacyo tukagushakira umukiriya, hanyuma ayo mafaranga uvanyemo akaba ariyo wemvestisa mu gice gisigaye, ukubakamo izo warehouse, ukaguramo amamashini. Mbese n'umushinga tukaba turawukwigiye, ibyacu ni fast, ni vuba. Iki kibanza rero ntikikwiriye kugucika. Niba wagikunze, niba ufite indoto zo kuza kuba umunyenganda hamwe n'abandi hano i Masoro rwose, ni byiza yuko waza ukagisura. Hanyuma ibijyanye n'igiciro
ibyo ntimubimbaze none ahangaha. Wowe intambwe yawe, icyo dukeneye ni uko wowe uduhamagara gusa ukavuga uti nyabuneka icyo kibanza ndagishaka, hanyuma ibindi ukabitubaza tukagukaturiza, nawe ukikaturiza, kuko umuntu ajya gushyira ku isoko kubera ko akeneye amafaranga. Yes, duhamagara kuri za nimero zacu, hanyuma uze tuguhe ikibanza kirimo ibibanza bibiri byiza binini mu nganda, arizo 07 82 48 67 97, cyangwa se duhamagare kuri 0781 kabiri inshuro 3 0123. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushobora kudusanga aho dukorera nk'uko natangiye mbibabwira, ni hariya mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya Centenary House, muri etaje yayo ya kabiri, uzamutse muri esanseri ukata iburyo bwawe urahita ugera muri Nzuri Business Group Limited. Hanyuma noneho tujye kukwereka kino kibanza. Icyiza cy'iki kibanza kandi ntababwiye, kandi nubwo waba udafite amafaranga yo guhita wubakamo iyo warehouse cyangwa urwo ruganda cyangwa ayo masitoke n'ibindi bijyanye n'inganda, ukiguze ubu ngubu tuvugana, mu gihe runaka mu mezi make ashoboka bashaka kuza bagukubira kabiri, ushobora kubona umukiriya ukungura amafaranga menshi cyane. Uburyo wakoramo business bwose hano wakunguka cyane. Si ibyo gusa rero, ushobora no kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Komeza rero kandi subscribe, utarabikora ukore na share, kugira ngo inshuti n'abavandimwe bose nabo bagende babona ibyiza tugenda tubagezaho. Ariko kandi turakwibutsa yuko ushobora no kuza n'ubundi aho muri Centenary dukorera, ushaka kohereza ibintu hanze, ufite umuvandimwe w'i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose ku isi, uvuga uti nyabuneka ndashaka kohereza agasombe, ndashaka kohereza akantu kariko kose, ndashaka kohereza ishati ya made in Rwanda, igitenge se, ikawa se, ni byinshi abantu bari hariya baba bashaka ko muboherereza, cyangwa se mushaka ko abavandimwe bari hano baboherereza. Nta handi n'ubundi wahamagara kuri izo contact tuba tuvuze, n'ubundi ukaza muri Centenary tukagufasha aho waba uri hose ku isi mu gihe kitarenga iminsi rwose 4, niyo myinshi ishoboka. Icyo tukoherereje kiba kikugezeho, ari nako ugenda utracking ureba ngo ibyo banyohereje bigeze cyangwa ibyo nohereje bigeze hehe. Ni karibu cyane rero muri Nzuri, ari nako kandi tuba turi kumwe na Finest View Park. Finest View Park ni hariya rwose ku Irebero, aho ushobora gukorera ubukwe, jardin nini nziza y'ubukwe, aho ushobora kuruhukira, ari amapartement meza kandi adahenze, icyumba na salo, cuisine, douche na toilette, ibintu byiza cyane kabisa. Turaza kujya tugenda tubereka amavideo mu minsi mike cyane. Iyo ni Finest View Park, nako bashaka gukora amakomande ariyo yose waba wifuza rwose. Ni karibu cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Ubwo rero nyine nimuze mwohereza ibintu rwose, ni mugende Finest View Park ara ku Irebero babakire kandi neza, mu buryo bugezweho, aho muba mwitegeye umujyi wa Kigali wose, aho bureba umujyi wa Kigali wose kabisa. Kigali yose uyifite niyo view tuba tubabwira. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Murakoze cyane, turabakunda.